taya revo enesanse de taya. Uyu munsi umenya ahantu Yesu ari. Wasanga Yesu atagiye gukorera mu kazi urimo, wasanga Yesu atagiye gukorera muri anko, wasanga Yesu atagiye gukorera muri perime, wasanga Yesu atagiye gukorera mu nshuti. Hari ahandi hantu Yesu agiye gukorera. Ayiwe ndabona Yesu ahagaze ahantu arimo. Duhita dukoresha ikintu cyitwa kwizera. Kwizera ni ikintu kigutaransifera kikakurenza umurongo muremure abantu bahagazeho. Yo leta pefodotaya, ndashimira Imana igiye kukumpera kwizera kukagutaransifera uwo murongo wiwujyaho, wijya ku murongo. Muzanye ubuhanuzi bakubwira ngo wijya kuri uwo murongo. Uwo murongo uriho abantu badafite amakuru. Yesu ntabwo ari mu kabari, Yesu ntabwo ari mu kwirwanirira, Yesu ntabwo ari mu gufata keredi, Yesu ntabwo ari mu gusohoka mu rugo rwawe. Banza umenye ahantu Yesu ari. Mana ishimwe, banza uhamenye. Yesu ntabwo ari mu maganya, Yesu ntabwo ari mu kwitukuza, Yesu ntabwo ari mu kwisiga imiti. Weho warabyishe, wagiye ahantu Yesu atari. Ariko uyu munsi ujya ahantu Yesu ari. Yesu ahantu ari biramenyekana. Ndashimira Yesu ko ahantu ageze bimenyekana. Yesu yageze iwabo abantu barabimenya. Yesu yageze muri business abantu barabimenya. Yesu iyo ageze ku muntu abantu barabimenya. Bene data, muri iyi minsi turi gukora amakosa. Muri iyi minsi kwizera kubaye guke mu bantu. Ariko data wa twese yantumye ngo ugerageze umanurire ahantu haringaniye n'ahantu Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Imana ikumpera amakuru. Imana ishimwe. Umuntu umwe yaravuze ngo icyambere ni amakuru, icyamukamenya ahantu Yesu ahagaze. Ngo aba bantu bazanye ikirema ntabwo nzi aho bari bagikuye, niba ari muri Nyabugogo, niba ari Kimironko, niba Yesu Imana tugirire neza. Sinzi nawe igihe umaze wikoreye ibibazo byawe, ngo bari babyikoreye, bari babimaranye igihe, ariko ikibazo maze kubabwira bahura n'ikibazo cy'uko abantu bari benshi kandi bose bashaka Yesu. Reka nkubwire ngo wikangwa n'ubwinshi bushaka Yesu, wikangwa n'ubwinshi buri gushaka akazi. Imana yavuganye nawe akazi. Wikangwa n'ubwinshi buri kukurwanya. Imana yavuze ko izakurwanirira. Wikangwa n'ubwinshi bw'abakobwa beza bari i Kigali. Imana izagwa. Umugabo we ntabwo leta pifodotaya, ntabwo uri buve ku kazi nuzamuka. Bahita bakoresha indi systeme yo kuzamuka. Barazamuka batabajije nyirurugo, barazamuka batabajije abatonze umurongo. Gabanya abagenama, iyo byakomeye ufata umwanzuro. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Hari uwo wabwira uti ngiye gukora ubukwe atahubwo urapfuye. Wowe tabazi, Imana irakugarukaho, Imana irabigenza neza. Wumva gufite, ndumva Imana imbwira ngo hari abantu bafite umwuka wo kwiyahura, kandi kwiyahura si ugupfa gusa ngo umuntu batumushyingure. Hari n'igihe umuntu yiyahura akiyanga, akiheza, agakora ibindi bintu. Reka kwiyahura, reka kwiheba, akira. Imana ije kukugirira neza. Imana rero nibaha umugisha, turabakunda cyane, kandi Imana ibarinde, ibakomeze, mudukurikire kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu tubagezaho, mukanda subscribe. Reka twakire umukozi w'Imana, ariko mbere yo kugira ngo tumwakire ntago twabura kutamubaza. Burya tuba twagize amahirwe kugira ngo tumubone. Ni umushumba afite intama nyinshi cyane ayoboye. Ndabizi ko mumukurikira. Ubuse niba yizi yicano abakristo bawe niba yizi? Barayizi. Nabonye ufite na za subscribe nyinshi cyane. Buriya wasanga ari bo bazi guhaye kugira ngo bajye babona ijambo babwira. Wasanga ari bo, kuko umuntu wagwaye subscribe ntabwo mumenya. Gusa mwebwe mwese ayoboye mukande subscribe kugira ngo mujye mubona. Murabona ko insengero bazifunze, muzajya mumukurikira ku Gasambi TV. Namwe rero mudasengerayo mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana. Abashumba turabubaha kuko bafite ibintu byinshi cyane. Navuga ngo mushumba rero, wowe uzi ibibera mu madini cyangwa uzi ibibera mu nsengero. Iyo urebye abaririmbyi, ndakubaza ku baririmbyi kandi urabayobora,
uzi n'ukuntu bimeze. Abaririmbyi habamo abakene hakabamo n'abakire, n'abafite amafaranga niyo habonetse nk'ubwitange. Kuki muri iyi minsi abakire bafite amafaranga nta mukene uri kujya mu baririmbyi ngo bamwakire ngabe yaririmba kandi umurimo w'Imana ari uwa buri muntu wese? Biterwa n'iki? Kandi turabizi ko kera, ngiye nibuka kera ngewe nagiye muri korali nkiri umwana, ariko nagiyemo nkajya mbona bamfasha kugira ngo nzamuke. Muri iyi minsi ko bitari gukunda no kubera iki? Abakene ko ari kubashyira hanze ntibakore umurimo w'Imana kandi bawushoboye. Ikintu nabivugaho nuko nanjye nabaye muri korali kandi n'ubu nyibamo. Mba muri korali kuko Imana impamagara, yarambwiye ngo urwego rwose nzageraho sinzareke kuyiririmbira. Rero n'ubu mba muri korali yitwa Umuriri, ni korali nkuru y'itorero. Ariko siba muri pasiteri nyibamo uretse ko wenda ntayibonekamo nk'uko bikwiriye, ariko nyibamo kuko buri umurimo ukunderega ntabwo ukuvuna. Rero ni ukuvuga ngo ibi bintu bibera muri korali nkunze kubibona, n'ibibazo biberamo ndabibona ndetse nanabiciyemo. Ikintu navuga kuri icyo kintu ni ikibazo gikomeye, ariko icyo navuga ni uko umurimo wo kuririmba ni umurimo ugoye, kubera ko ngo ni umurimo Satani nawe yakoraga. Rero ni umurimo ugoye ku buryo usanga nk'abaperezida b'amakorali baragowe, abadirijante usanga batorohewe. Ikintu nabivugaho rero, kuba umuntu ashobora kuza muri korali ari umukene ntiyakirwe nk'uko kera wenda bakirwaga nk'uko ubivuze. Igisubizo natanga ni uko Umunyarwanda yaciye umugani ngo umwana mukuru yabujije murumuna we kurerwa. Ni ukuvuga ngo iyi korali hari igihe iba yarahuye n'ibibazo nk'ibi. Hari ukuntu umuntu aza mu murimo w'Imana cyangwa muri korali, ariko yarishyizemo ngo ndi umukene, sibyo? Uyu munsi bakaba bashobora kukugurira iniforume, ariko n'ejo ukazumva ko bazayikugurira. Rero abayobozi b'amakorali bakomeza guhura n'ibibazo nk'ibyo, babona ko umuntu yaje adafite gahunda ahubwo afite urwitwazo ngo rw'uko ari umukene, bakavuga batereka ibi bintu tubihagarike, nitubona umuntu adafite ubushobozi, twebwe dufite gahunda yo kugura iniforume wenda buri kwezi cyangwa buri mwaka, reka tubihagarike kugira ngo tutazamucumuza. Ariko muri makeya baba bafashe umwanzuro utari wo, ariko biba bitewe n'ibibazo bagiye bahura nabyo, kuko hari igihe umuntu aba mu murimo w'Imana ataje kubigisubiza ahubwo akabikigusha. Byo urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera? Ndabyemera. None se ntabwo byaba biterwa n'urukundo ko rwagabanyutse? Nabyo biri mu ngaruka z'uko urukundo rwagabanutse. Ariko ni ukuri kuri iyi si hari abantu umuntu aba yarisetinze mu mutwe ko ari umukene, nta n'ikintu wakora ngo bimukuremo, kandi uyu muntu ahora aruhanya. Ariko burya umuntu ashobora kuba afite ubushobozi bukeya ariko afite umwete. Uzi ko muri korali umuntu aba muri korali ariko ntavuge ko ari umukene, ntagire n'ikintu avuga, ariko ba bantu kubera umwete bamubonana bakanibwiriza, n'igihe cya iniforume ntibamubwire kuko bazi ukuntu ahagaze, ariko byibuze hari n'imbuto nzima afite. Imana iguha umugisha rero. Navuga ngo udusobanuriye neza nk'umushumba kandi wabibayemo. Ikindi kibazo wenda nakubaza, urabona tuba dufite insengero dusengeramo, wenda wowe uri umushumba, hari igihe habaho gutanga icya-10, amaturo, amashimwe, ugatanga, byagiraho hakabaho nk'igiseke cy'abarwayi cyo kujya gusura abarwayi, hakabaho n'icyo, mbese biriya biseke byose icy'abashyitsi. Hari nkanjye ndagira ngo nkubaze, ntabwo biriya biseke byose buriya ntabwo biba biri kuremereza abakristo kuko aba ari ibiseke byinshi cyane?
hamwe nk'abashumba iyo mubirebye mubona kiriya kintu ukivugaho iki, mubona ari byiza cyangwa ni bibi? ku bwinshi bwabyo biriya biseke, ubwinshi bwabyo ntabwo bukwiriye kuba ikibazo, kubera yuko biriya biseke nabyo biba biri mu ivugabutumwa. Biba biri mu ivugabutumwa, buri wese abikora kubera yuko abihamagariwe. Hari umuntu uba wumva ko kwita ku bakene atari umuhamagaro we, agafashwa n'igiseke cyanditseho icya-10, akaba ari cyo kintu azajya ahora yishyiriramo. Undi agafashwa n'icy'abakene nawe icya-10 ntakirebe. Undi agafashwa n'icy'amashimwe, undi agafashwa n'icy'abarwayi. Rero biriya ntabwo bikwiriye kuremerera abakristo ngo bumve yuko ari umutwaro tubikoreza, ahubwo ni ivugabutumwa, ni ukugira ngo buri muntu wese yumve ko n'ibyo bintu bikwiriye, kuko buriya hari n'umuntu uza mu rusengero atibuka yuko abakene bagomba kwitabwaho cyangwa abarwayi, ku buryo unabibwirije atakumva. Ariko biriya biseke ni ivugabutumwa, ushobora no kubisoma uyu munsi ntubikore, ariko bigakomeza nawe bikakubamo, bikanakwereka ko byari bikenewe. Murakoze cyane. Wenda si uko ibyo ngibyo ntabyemera, ariko navuga ngo buriya habayeho niba ari icya-10 n'amaturo, biriya akaba ari byo bijya bifasha abakene, buriya ntabwo byaba ari byo byiza. Ntabwo byaba ari byiza, kubera bigafasha abakene, kuko hari igihe usanga mu matorero ubu ngubu usanga wenda batanze icya-10 n'amaturo, ariko muri iryo torero harimo abakene, harimo abarara hanze, harimo ababurara, kandi batanze ibyo bya-10. Yego, icyo nabivugaho rero ni uko Imana yavuze ko icya-10 ari icy'Abalewi. Noneho iravuga ngo Abalewi nabo bajye bongera batanga icya-10. Abalewi rero ni abapasiteri. Rero niba uri pasiteri batanze icya-10 wenda cy'ibihumbi 100, wari ukwiriye gufatamo ibihumbi 10, ukibuka yuko ngo nawe ugomba gutanga icya-10. Rero icyo cya-10 n'ibiki byose nabyo kuba byakorwaho noneho bigafasha mu gufasha babakene, nabyo rwose nta kintu bitwaye. Ntabwo wavuga ngo niba batuye mu giseke cy'icya-10 gusa, kubera ko nababwiye yuko abantu buri wese akora ibyo ashaka. Ntabwo wategeka umukristo ngo shyira hariya, ntabwo wavuga ngo umukene ngo umuntu arabivuge ngo ndaburaye, kubera ko iyo dushoje amateraniro abantu baza kudusuhuza, ntimukagira ngo buriya bose baba bari kutubwira ibyiza. Hari uba ari kukubwira ati sinzi aho ndi butahe ndaburara. Ntabwo rero kuba wafata muri aya mafaranga y'icya-10 ukagira icyo umugenera ari icyaha. None se ko twese twabaye abatambyi muri Kristo Yesu, kandi twese ntitwabaye abatambyi ntitwemereye icya-10? Yewe, ibyo bibaye gutyo byaba bibaye akavuyo. Ni nk'uwavuga ngo mu rugo twese dufite ijambo, nta muyobozi twaba tugifite. Sawa, Imana ibahe umugisha cyane. Murumva rero tuba twaganiriye n'umushumba. Ndabizi ko namwe mubikunda, mujye mukurikira umushumba wacu Pastor Jackie. Imana imuhe umugisha. Amen. N'utubazo tuba twibariza kugira ngo twebwe twese dusobanukirwe. Nta kibazo rwose, muramfite. Murakoze cyane. Reka tumuhe karibu rero adusengera Imana, tumwakire ku Gasambi TV, none twinjire mu ijambo. Murakoze cyane. Uwiteka Mana yacu, turongeye turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ku Gasambi TV, tugushimiye Data wa twese yuko icyo ari igicaniro washyizeho kugira tuhahembukire, tuhakirire. Mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, nutanga umugisha, nuboneka aha hantu Uwiteka, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Tanga umugisha kuba dukurikira, tanga umugisha kuba twumva. Uwiteka Mwami, icyo duheje n'imbaraga mbi, imbaraga z'umwijima, mu izina rya Yesu. Umwuka wo kuvanga, umwuka wo kuvangirwa, mu izina rya Yesu turirukanye, turakubitira kure. Faya mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino uganze Uwiteka, Data wa twese wiyoborere, ni wowe uzi ibyo abantu bawe bakeneye, reka ubitangire ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.
Karibu. Imana rero ikomeze kuduhana umugisha. Turashimira abadukurikiye, turashimira abantu bafashwa n'ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Aka kanya rero ni akanya keza, ni akanya tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana tugirire neza. Reka mbwire abadukurikiye ngo uyu munsi cyangwa se iyi saha hari ikintu Imana igiye gukora mu ruhande rwawe. Ikibi ni ukumenyera iby'Imana, ikibi ni ukumenyera ibintu bya papa, ariko ibintu by'Imana iyo wumvise ari bishya buri gihe bikubera bishya kandi nawe bikugira mushya mu izina rya Yesu. Reka tubane mu ijambo ry'Imana rero. Ijambo riri hano muri Mariko ibice 2 duhereye ku murongo wa mbere. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi icyo ukeneye, ntabwo nzi icyo wifuza, ntabwo nzi aho uhagaze, ntabwo nzi inzira uri gucamo, ntabwo nzi icyo uri gusengera, ariko Uwiteka Imana kugirire neza, Uwiteka kurengere mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Imana ibe mu ruhande rwawe cyane. Reka dusomere ijambo. Mariko ni ibice 2 duhere ku murongo wa mbere twumva icyo Imana ivugana natwe. Jambo riratubwiye ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Imana ishimwe. Ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Amena. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Tumaze gusoma ijambo, dusomye ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana yacu habwa icyubahiro. Ngo Yesu yakijije ikirema cyari gihetswe n'abantu 4. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko reka nkubwire ngo nkuzaniye ijambo ryo kumanurira ahantu haringaniye n'aho Yesu ari. Mana yacu ishimwe. Ntabwo nzi ikintu wikoreye, ntabwo nzi ikintu kikugoye, ntabwo nzi ikintu kikubangamiye, ntabwo nzi mu muryango wawe uko bimeze, ntabwo nzi ukuntu uhagaze, ariko bene data, muri iyi minsi turi gukora amakosa, muri iyi minsi kwizera kubaye guke mu bantu, ariko data wa twese yantumye ngo ugerageze umanurire ahantu haringaniye n'ahantu Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Imana ikumpera amakuru. Imana ishimwe. Umuntu umwe yaravuze ngo icyambere ni amakuru, icyamukamenya ahantu Yesu ahagaze. Ngo aba bantu bazanye ikirema ntabwo nzi aho bari bagikuye, niba ari muri Nyabugogo, niba ari Kimironko, niba Yesu. Imana tugirire neza. Sinzi nawe igihe umaze wikoreye ibibazo byawe, ngo bari babyikoreye, bari babimaranye igihe, ariko bamenya amakuru, bumva Yesu hari ahantu aherereye, bamenya ko Yesu ari Kaperinawumu. Uyu munsi aha hantu hakubera Kaperinawumu mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ngo wibijyana mu bapfumu nabo byarabayobeye. Reka nkubwire ngo wibijyana mu bantu nabo byaranze. Hari igihe ujya kubwira umuntu ikibazo cyawe ukamusaba na rendez-vous, ukamusaba appointment, wamugeraho ugasanga afite ibibazo biruta ibyawe, ahubwo ugahita umufasha, ugahita umugirira impuhwe kubera ko usanze nawe arushye. Imana tugirire neza. Ariko aba bantu bamenya amakuru. Icyambere bamenya ahantu Yesu ari. Imana igwe kumenya ahantu Yesu ari. Yesu ntabwo ari mu kabari, Yesu ntabwo ari mu kwirwanirira, Yesu ntabwo ari mu gufata keredi, Yesu ntabwo ari mu gusohoka mu rugo rwawe. Banza umenye ahantu Yesu ari. Mana ishimwe. Mana yacu ishimwe cyane. Bageze muri urwo rugo byabasabye gukomeza kugira amakuru. Reka nkubwire ngo ukeneye andi makuru arenze kuyo ufite. Mana yacu ishimwe cyane. Ntabwo ukeneye amakuru y'uko uzakora ubukwe gusa. Uyu munsi ukeneye andi makuru y'umuntu muzabana. Ukeneye kumenya uko areshya, ukeneye kumenya uko avuga, ukeneye kumenya niba akijijwe cyangwa niba ari wowe uzamufasha agakizwa. Imana yacu ishimwe. Imana ikomeze kumpera amakuru
mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikumpera amakuru y'abana bawe, Imana ikumpera amakuru ya karitsiye utuyemo, Imana ikumpera amakuru y'ahantu usengera. Ataya done mene fodotayine. Ndashimira Imana igiduha amakuru mu gihe gikwiriye. Imana ikakuzanira amakuru, wagera i Kaperinawumu ikaguha amakuru y'ahantu Yesu ari, wagera ahantu Yesu ari ikaguha andi makuru y'ikintu wakora, ibintu bikagenda neza. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo bageze muri urwo rugo, Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bahita bahura n'ikibazo, bahura na kese. Ntabwo nzi kese uhuye nayo. Ngo bahura na kese yuko Yesu ahantu yarari, abantu bari bamushagaye, abantu bari bashaka yuko nabo abatabara, abantu bari bashaka yuko nabo abagirira neza. Amena. Mana ishimwe, haleluya. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo ariko bahita bahura n'icyo kibazo maze kubabwira, bahura n'ikibazo cy'uko abantu bari benshi kandi bose bashaka Yesu. Reka nkubwire ngo wikangwa n'ubwinshi bushaka Yesu, wikangwa n'ubwinshi buri gushaka akazi. Imana yavuganye nawe akazi. Wikangwa n'ubwinshi buri kukurwanya, Imana yavuze ko izakurwanirira. Wikangwa n'ubwinshi bw'abakobwa beza bari i Kigali, Imana izaguha umugabo. Wikangwa n'ubwinshi bw'abantu etapifodotaya badepoje. Reka nkubwire ngo iyo tugeze ku bwinshi duhita dukoresha ikintu cyitwa kwizera. Kwizera ni ikintu kigutaransifera kikakurenza umurongo muremure abantu bahagazeho. Yo etapifodotaya, ndashimira Imana igiye kukumpera kwizera kukagutaransifera uwo murongo wiwujyaho, wijya ku murongo. Nkuzanye ubuhanuzi bakubwira ngo wijya kuri uwo murongo. Uwo murongo uriho abantu badafite amakuru, uwo murongo uriho abantu batizera, uwo murongo uriho abantu batazi ahantu Yesu ari. Imana ishimwe. Barangije barongera basaba andi makuru. Ndumva umwuka wera ari kumbwira ngo ngera usaba andi makuru. Ongera usaba andi makuru, saba amakuru mu izina rya Yesu. Barebye urugendo bakoze, barebye ukuntu babarijije Yesu, barebye ukuntu barushye, barebye ukuntu ikirema cyenda kushyira mu mwuka, baravuga ngo dukwiriye kugira ikindi kintu dukora. Imana yacu ishimwe cyane. Barangije ngo batega amatwi. Haleluya. Nkunda kumva amakuru y'umurwa, ariko hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Barangije bahita bavuga ngo sisiteme igezweho aka kanya ni sisiteme yo gutega amatwi, kubera ko abantu ntabwo baduha inzira, kubera ko nabo bakeneye gutabarwa. Hari abantu batwima inzira kubera ko nabo etapifodotaya. Ariko haleluya, iyo abantu batwimye inzira ntabwo dukoresha amaguru, nta nubwo dukoresha amaboko. Aka kanya duhita dukoresha amatwi. Koresha ugutwi mu izina rya Yesu Kristo. Bumva ukuntu Yesu ari kurangurura. Yesu yajyaga abwiriza akavuga ati mwabarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Barangije bumva ijwi rye, bahita bamenya yuko aherereye ahantu muri salo, bahita bamenya ko atari ku rugi, bahita bamenya yuko atari kuri firigo, bahita bamenya yuko ahagaze hagati ku mukeka. Imana ishimwe. Rabine taya revo enesanse de taya. Uyu munsi umenya ahantu Yesu ari. Wasanga Yesu atagiye gukorera mu kazi urimo, wasanga Yesu atagiye gukorera muri anko, wasanga Yesu atagiye gukorera muri perime, wasanga Yesu atagiye gukorera mu nshuti. Hari ahandi hantu Yesu agiye gukorera. Ayiwe, ndabona Yesu ahagaze ahantu ari muri salo ku mukeka, ari hahandi utageze umubona, ari hahandi utigeze umwumva. Ntago yongeye kuguha bitanu, ahubwo hari andi sisiteme Imana igiye gukoreramo. Bamaze kumenya ahantu Yesu aherereye, Imana ikumpere kumenya amakuru, ngo bahita bazamuka. Imana ishimwe. Zamuka mu izina rya Yesu. Zamura kwizera wa mugore we. Urugo rwe ntabwo riri busenyuke nuzamuka. Wa mugabo we ntabwo etapifodotaya, ntabwo uri buve ku kazi nuzamuka. Bahita bakoresha indi sisiteme yo kuzamuka. Barazamuka batabajije nyir'urugo, barazamuka batabajije abatonze umurongo. Gabanya abajyenama, iyo byakomeye ufata umwanzuro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari uwo wabwira uti ngiye gukora ubukwe ahubwo urapfuye. Wowe zamuka mu izina rya Yesu Kristo. Ngo barazamuka bakuraho ibati. Imana ishimwe. Umuntu afite
abafite kwizera abikihebe bakuraho ibate. Hari ibate ugomba gukura ukagera kuri Yesu, hari ikintu ugomba kwihana ukagera kuri Yesu, hari ibyo ugomba gusiga ukagera kuri Yesu. Hari Yesu we Imana ishimwe ngo bakuraho ibate. Bamaze kurikuraho bafata cya kirema baragifata bakimanurira ahantu haringaniye n'ahantu Yesu ari. Imana ishimwe ngo Yesu abibonye ahita areba mu kirere. Icyama Yesu akareba mu kirere, yumva hari abantu ahagaze hamwe nabo, ariko Yesu nawe yubura amaso kubw'amasengesho yawe, kubw'ibyemezo wafashe. Yesu yubura amaso bimusabe kurarama kubera ko wizeye cyane, ngo ahita avanga ibyaha byawe urabibabariwe, cya kirema gihita gikira. Imana yacu nishimwe cyane. Reka nkubwire ngo manurira haringaniye naho Yesu ari. Aho wamanuriye mu kwa mbere ntabwo yari ahari, aho wamanuriye mu kwa cyenda ntabwo yari ahari, aho wamanuriye ntabwo yari ahari, ariko uyu munsi ugiye kumanurira haringaniye naho ari. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga. Umaze iminsi wirwanire, umaze iminsi urira, umaze iminsi bimeze kuriya, umaze iminsi hari abatakwitaba, umaze iminsi hari abakwiciye, umaze iminsi wibaza ku masezerano, ariko nakubwiye ngo manurira haringaniye naho Yesu ari. Uraza kubona ibisubizo, uraza kubona ubutabazi. Imana irakugarukaho, Imana irabigenza neza. Wumva gufite, ndumva Imana imbwira ngo hari abantu bafite umwuka wo kwiyahura, kandi kwiyahura si ugupfa gusa ngo umuntu batumushyingure. Hari igihe umuntu yiyahura akiyanga, akiheza, agakora ibindi bintu. Reka kwiyahura, reka kwiheba, akira. Imana ije kukugirira neza. Umva pasiwadi ni ukumanurira aharinganiye naho Yesu ari. Humura, ako kazi Imana irongera ibigenze neza. Humura, urwo rugo Imana irongera ibigenze neza. Humura, ntabwo uri busebe, ntabwo uri bukorwe n'isoni. Manurira haringaniye naho Yesu ari. Imana yacu nishimwe cyane. Ndashimira Imana kubw'ijambo ry'Imana. Ngiye kugufasha gusenga, ngiye kuguha sapoti. Imana ikwigirire neza. Wowe bifate, bikure kwa anko, bikure mu bantu, bimanurira aha hantu muri iki gicaniro. Imana irakora imirimo mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje. Uri Imana yacu, uri Data wa twese. Ntabwo uhinduka, abantu barahinduka ariko we ntuhinduka. Turagushimye ko washyizeho agasambi. Izina ryawe rishimwe. Data wa twese, tuzanye ibituremere, tuzanye ibituruhije, tuzanye bya bindi byose bijya bituma tutabuja, bijya bituma tudahimbaza, bijya bituma tudatanga ubuhanya, bijya bituma abantu badufataho ijambo. Uwiteka Imana Data wa twese, ayo madeni, ayo magambo twavuzwe, izo nzingo baturoze, ibyo byose bakoze, Uwiteka Mwami Imana Data wa twese, turabimanuye. Izo karande tubimanuriye aharinganiye naho uri. Imana ugira icyo ukora, utanga itegeko, ubikore. Uwiteka Mwami Imana Data, duhamagaye ambulance, duhamagaye emergency mu izina rya Yesu Kristo. Mana reka ukora ibintu byihutirwa mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze mushumba. Imana iguhe umugisha. Amen.